roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue yo kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Asia ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 78899900576. Yes, reka twongere rero tubasuhuze cyane, twongere kandi nk'ibisanzwe tubahe ikaze, tubifurize kandi gukomeza kugenda mugubwa neza aho mutwumva muherereye, abatwumva muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse namwe mudukurikira muri ku mugabane w'Uburayi, abadukurikira muri ku mugabane wa Amerika ndetse n'ahandi mwese. Reka tubabwire ngo mukomeze kugubwa neza, ari nako kandi tubaha ikaze muri amakuru yo kuri uyu mugoroba wo ku munsi wo kuwa gatanu. Atwe turi ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Nta mikino nta gutinda. Ubwo niba utarakoze subscribe ndagira ngo nkumenyeshe ko rwose uzajya ubona amakuru yamaze kuba umuranzi. Nta handi muba mugomba gushakira amakuru yizewe kandi ari update yihuse cyane, ni hano kuri Gen Official. Nk'ubu muri uyu mugoroba tumanukanye amakuru aremereye cyane. Kwanza reka manze mbahe ingingo z'ingenzi zigize amakuru tugiye kugenda tubagezaho, mwumve uburyo ki aya makuru ari imiriro cyangwa se ari special, afite karite utasanga ahandi. Ubu tuvugana nyuma yuko Sadeke bikomeje kugenda binanirana, nyuma yuko imaze gutunda ibikoresho inshuro zigera muri 2, ariko ku rundi ruhande nyuma yuko ku bikoresho iheruka gutwara ibitwara ari ku manywa byafotowe cyane kugeza no mu mujyi wa Kigali ngo bari mu maetage barimo kugenda bifotora. Ubu tuvugana no Sadeke basizoye, banze gucura ibikoresho hakiri kare, donc banze kongera kwambutsa ibintu hakiri kare, bitwikira ijoro. Birashoboka kuba no kutwumva muri aya masaha aribwo bari kwambuka, kuko byari biteganyijwe ko bagomba guhaguruka ku isaha 3. Ni ibikoresho bagiye guhagurutsa n'ubundi kuri inshuro bagiye kongera bahagurutsa ibindi bikoresho ku nshuro 3 babyambutse. Amakuru arambuye n'umubare w'ibikoresho n'iki byose bagiye kwambutsa kugira ngo umenye ko rwose tuba twabikurikiranye, ndaje mbibabwire. Iyi ni inkuru igize cyangwa se ni inkuru iri mu nkuru tugiye kugenda tubagezaho mu kanya gato mu buryo burambuye. Turaza kubagezaho amakuru akomeye cyane agaragaza ko uyu mujyi wa Uvira none ibyawo bisa no bigiye kurangira. Birasa naho uyu mujyi wa Uvira kera kabaye ibintu bigiye gukomera, ndetse noneho hakaba n'ibimenyetso simusiga byatangiye kugenda bigaragara. Muti ibyo bimenyetso ni ibihe? Ubu tuvugana twirwano imaze gusohora itangazo rikomeye cyane. Witwa Neva ati M23 imari y'abasirikare. Ese bimeze bite iby'iyi nkuru? Ese ibyo kuba abayobozi bakomakome bihanyaswe hano muri Uvira bamaze kuvamo bimeze bite? Aya yose ni amakuru tugiye kubagezaho mu buryo burambuye. Wowe icyo usabwa ni ukudutiza umwe kitarenze iminota 30-40 gutyo, tukabikuvira uzi ni muzingo. Hanyuma kandi mu yandi makuru turi buze kubagezaho, ndagira ngo bamenyeshe ko mu by'ukuri guverinoma Kivu y'Amajyaruguru amaze gushyiramo icyo bita imiyaga. Mu mvugo zo baravuga ngo ni imiyaga. Hano muri Kivu y'Amajyaruguru abaturage agize gutya bashize igorora mu gihe kingana n'amezi 3. Hari icyo abemere cyari kikomeye cyane cyangwa se cyabagoraga, icyo nacyo turaza kugenda tukibabwira mu buryo burambuye. Hanyuma kandi andi makuru turi buze kubagezaho ni amakuru avuga ko ikindi cyiciro cya 2 cy'aba basirikare bavuye muri Monisco. Murabizi ko bavaga muri Monisco bakajyanwa ahantu bita za Rubero. Ubu tuvuga rero aba basirikare bamaze gufata rutemikirere berekeza ahantu bita za Beni, ari no bagomba guhagurukira bakerekeza n'ubundi Ikishasa,
ariko twe ntabyo tubona, ahubwo nuko ariho bagomba gukomereza ibikorwa byabo byo kurwanya cyangwa se kwataka M23 n'ubundi bagomba kuyataka byo rwose ntabwo ari ibanga, igomba no kuba ibyiteguye kuko aba ngaba ngo nibo banafite amakuru menshi cyane y'uyu mujyi wa Goma n'uburyo ki donc bazi côté faible, intege nke za M23 nibo bazi uko ziteye cyangwa se uko zimeze, ariyo mpamvu ibyo kuvuga ngo bagiye kuva hariya ibi byo rwose naba nkubeshye cyaba ari igihuha. Hanyuma rero aya makuru iyo muri aya masaha ntabwo ndibuze kumanuka n'igihe nyine maze kumenyera ko ndi kumwe na Vincent mu kiganiro mu buryo burambuye. Rero nyuma y'uko wenda namaze kubagezaho imfunyamfunyi, reka duhite twakira Vincent kuri uyu mugoroba n'ubundi mu kiganiro cyacu gisoza uyu munsi. Tumanukane mu kiganiro. Wire neza Vincent? Wire neza Paito? Kufite morale none ndagukizwa n'ikira. Ndawa nyine umugoroba wije neza. Umugoroba iyo wije neza rwose nawe umeze neza. Nanjye ndameze neza, ijwi riturika. Hanyuma reka manze mbere yuko tumanuka muri update cyangwa se tumanuka mu bijyanye n'ubusesenguzi, nyemera duhere kuri inkuru ya Sadeke cyangwa se ya SAMIDRC. Nabonye ariko ukunda kuvuga izi ngabo wehaho kugira uvuge ngo ni Sadeke, uvugira ubutumwa zajemo bwa SAMIDRC. Izi ngabo za SAMIDRC ubu tuvugana muri aya masaha amakuru arimo kutugeraho aremeza ko izi ngabo zigiye kwitwikira ijoro zarangiza zigataha cyangwa se zikamanuka. N'ubundi ni ibikoresho bagiye kwambutsa, aho mu bikoresho bagiye kwambutsa amwe makuru twamaze kumenya noneho na bya bifaru twavuga ko M23 ishobora kuba igiye twavuga ngo ishobora kubisigarana. Ubu tuvugana bya bikoresho nabyo barabyambukije, usibye ngo ibi auto blende bigera kuri 2 byonyine bigiye kwigenza mu muhanda cyangwa se bigiye kugenda bitwawe. Ibindi byose, ibindi bifaru byo mu bwoko bwa Nyara nkuko amakuru arimo kugenda tugeraho aturuka hariya mu by'ukuri ku mupaka, nuko byo babimaze kubipakira n'ubundi muri bya imodoka binini, bakaba rero babitwikira amashitingi birahambiye neza, ariko mu rwego rwo kwirinda ko abafotora ngo kuko ubushize ngo barabafotoye barinda bagera iyo bageze rwose bafotora. I Kigali barafotora, ku mupaka Rubavu barafotora, bageze Burasirazuba barafotora, inguni zose barafotora. Kuri inshuro Vincent none ngo bahisemo ngo kugenda ijoro, wenda nibura ngo bagende bagera ahantu abaturage basinziye mpaka bageze ku mupaka. Ntabwo n'ubundi kugenda nijoro byabwira kuko guhera ku mupaka munini Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yego, hari amatara ukagera ku Rusumo, amatara bacanye ameze gutya, amatara bacanye rwose ameze nabi ku manywa. Kuvuga kubafotora byo ntabwo babura kubafotora kuko u Rwanda ibintu byerekeranye n'abashakaraza bwabikemuye kera, ariko nibura byabisumiza bikunda gufotora birimo nkatwe ndetse na bamwenye ndake n'abandi bose birashoboka kuba bageze mu buriri baryamye, bari buze kuba bari mu buriri nta na gahunda bari kubahiriza amategeko n'amabwiriza nyine aba yatanzwe, ntabwo ari uko tudashaka kujya kubafotora. Ariko abandi baturage bagiye bumva uburyo SAMIDRC ndetse n'abayobozi babo bagiye birata, ntabwo babura kujya kubareba ngo babafotore. Ubwo bivuze ngo barabafotora? Ntabwo bari kubafotora. Nabonye n'umuturage wari utwaye igare wagiye ku gifari kimwe afatana batika afata ndebe ibintu byari kuturasa. Yego, ntabwo babura kubafotora. Nibyo uko ari bivuze, ibimodoka byo twigeze tubibona mu mujyi wa Goma birimo byerekeza hariya muri Gahembe. Yego, abaturage bakatubwira yuko ari bigiye gupakirizwa intwaro. Hari n'umutaramu wanjye uri hariya mu by'ukuri mu mujyi wa Goma, ahantu bita kuri Amuru, ubwo urumva ni za Mugunga, iyo ngo yambwiye ati none ubanza nta n'igikoresho na kimwe cya Sadeke gisigaye mu bambero, ngo kuko ngo nibishaje bya bindi ubundi abandi bumva ko ngo bishobora kuzavamo inyuma, ngo nabyo babivanyeho mu by'ukuri barabimanuye. Ibikoresho byose babijyanye nyuma y'uko Sadeke isohora itangazo ndetse na Afurika y'Epfo igasohora itangazo. Afurika y'Epfo yavuze yuko igiye kubera ku bikoresho byabo ndetse n'abakozi babo, abasirikare bakazabacyura nyuma. Yego, icyo rero ni ikimenyetso kigaragaza yuko nta kintu na kimwe bagomba gusiga hariya kugira ngo byose babijyane nk'uko babyifuje. yego, urabizi yuko byamaze gutera imari, abaturage bakavuga ngo izi ntwaro zaje kuturasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta n'imwe bakwiye kujyana.
abasirikare bo muri Samidia bakavuga bati dukwiye gucyura intwaro zacu. Haza kuba amasezerano hagati ya M23 ndetse n'abayobozi bakuru b'ingabo b'ibihugu byaje muri Samidia. Yego. Ubwo ndavuga Tanzania, ndavuga Afurika y'Epfo ndetse na Malawi. Basinye n'amasezerano y'uko intwaro zabo zose bazazishura nta na kimwe M23 ishigaranye. Yego. Niyo mpamvu wumva n'ibyo ngibyo bishaje byo gukora mw'inyuma bagiye kubicura kugira ngo ntihagire na kimwe gisigara nk'uko babisezeranye, nubwo bagenda bitwikira ijoro kubera yuko batinye amakamera yacu ndetse n'amatelefone agenda bafotora. Yego. Ubona yuko nta na kimwe bari busigare nk'uko n'ubundi umugenzi wacu uri mwabiriya bice yabikubwiye bagiye gutambuka mu kanya mu masaha 4 n'igice baba batambutse. Yes, ubwo rero abadukurikiye ibikoresho biri bugende ubwo muraza kubona autobrand zabo zo mu bwoko rwose bwa autobrand, ubwo nibifaru ibyo ngibyo nyine birasa, ibi byo biraza kwa rwose biri imbere byigenza, nawe uri kuza ko biri buze kuba bipakiwe. Vincent, reka kuko dushaka kugira ngo dukubite tubangura kugira ngo abantu bose rwose bumve rwose mu gihe gito, bumva amakuru menshi mu gihe gito, hanyuma bajye no mu yindi mirimo. Reka duhite dusimbukira kuri iyi nkuru ya Uvira. Ni imirwano rero bisa naho iri gutegurwa ndetse bisa naho iyi weekend bitari buze koroha, nyuma yuko ibimenyetso bigaragaza mu by'ukuri ko hano muri Uvira urugamba rugiye gukomera. Ndagira ngo iyi nkuru nayo tuyigarukeho. Imirwano yo ubona iteguye mu buryo bukomeye, haba ku ruhande rwa AFM23 twirwaneho, haba ku ruhande rwa butegetsi bwa Kishito n'abafatanyabikorwa babo. Iyo mvuze abafatanyabikorwa babo mvuze ingabo z'abarundi, mvuze Wazalendo, mvuze FDL ndetse hakiyongeramo Ababiligi, hakiyongeramo Abacasuro n'abandi benshi. Yego. Ubona yuko byateguwe ku buryo bushoboka kandi n'abaturage bagize ubwoba kuko bagiye babona ibiri gukorwa. Ubu ku buryo natwe Rwanda yishyizeho itangazo ivuga uburyo iri kubibona. Ikaba twirwano isohoye itangazo ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu 2025 muri iri joro rwose. Muri iri joro kandi nyuramo muri make wumva icyo rivuga. Iri tangazo se ko n'ubundi warezima tukihuta Vincent, ntujye muri detail ndende. Niba riri riragira biti kandezime nihute. Yego. Riragira riti communication de presse numero 2025. Yego. Itangazo rigena itangazamakuru nimero 1 yo ku wa 2 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Riragira riti n'abone burundaise accélère son plan de détermination de Banyamulenge à l'FDC. Ati ingabo z'abarundi zirakomeza gukora gahunda yazo ndetse no kwiteza imbere yo gutsembatsemba Abanyamulenge muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Baragira bati le MRDP Twirwaneho condamne avec une grande fermeté les poursuites des attaques contre les civils Banyamulenge terre armée burundaise déployée au sud du Kivu dans le cadre d'un sinistre traité de coalition avec l'armée congolaise et les milices pro-gouvernementales dites Wazalendo et FDL dans le manifesté d'une épuration ethnique de Tutsi Banyamulenge. Kugerekereza mu kinyarwanda baragira bati ishyaka rya MRDP Twirwaneho riramagana rishimitse ukwiyongera kw'ibitero bikorwa n'ingabo z'abarundi ku basivile b'Abanyamulenge bagamije kubamarabu. Ati bafatanyije ndetse bafatanyije na Wazalendo. Yego. Ati akiyongeraho ingabo za Kongo. Ati biragaragara ko ari gahunda yateguye kugira ngo bamareho ubu bwoko. Yego. Baravuga bati aba FDL ndetse n'Abazalendo bakomeje kwiyongera mu bice bya Rugezi muri Minembwe. Ako kantu niko nashaka kugira ngo duhite twitse ko kuva ko ingabo z'abarundi zirimo kugenda ziyongera hano muri Minembwe. Ati Wazalendo FDL n'ingabo z'abarundi ndetse na HDC barimo biyongera muri Rugezi Minembwe aho bita mu mudugudu wa Rurambo. Muri Rurambo aho ndahareba rwose. Ati ni muri plateau ya Uvira. Akaba ni muri Uvira, muri plateau ya Uvira. Ati biragaragara yuko bakomeje kugira
ubugome bukabije kandi bugamije kwibasira abo mu bwoko bw'abatutsi kandi ubona ko ari ikintu bateguye kandi bagamije kubamaraho. Yego. Ati l'Amerique dit 30 avril 2025. Ati ku itariki 30 hari kuwa gatatu z'ukwezi kwa kabiri 2025. Ati amakamyo ane atwaye ingabo z'abarundi. Yego. Ati yagiye aho bita Ruvungi. Yagiye ahantu bita za Ruvungi. Mu kiyaya cya Ruzizi. Muri Plaine de Ruzizi. Ati arakomeza ajya aho bita Rurambo. Akomeza agenda ajya ahantu bita za Rurambo hirya warenze za Uvira. Ati FARDC na Wazalendo nayo iramanuka n'amakamyo atatu. Na Wazalendo nabo bararifosinga baturutse mu mihano. Amakamyo atatu yose ataramanuka ajya mu gace bita Ndorera. FDL nayo ngo iramanuka ndetse n'abasirikare ba FARDC barakomeza nabo basanga izi ngabo z'abarundi ndetse n'izi ngabo za FARDC bajya mu gace n'ubundi ka Ndorera. Ndorera bwo bari bayobowe n'uwitwa Ndakubuma. Ati barakomeza bagera muri plateau ya Kizi aho bita muri Itobwe bagana muri Mwenga. Yego. Ibi ngibi biragaragara yuko ari ibintu bateguye by'ubwicanyi. Ati bateguye bafatanyije n'ingabo z'Uburundi. Yego. Ati kandi bagakora ibi ngibi mu gihe hari amasezerano ari gukinwa. Yego. Yo gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no muri Kongo muri rusange. Atari gusinyirwa i Doha. Atari ku bingibi ingabo z'Uburundi, ingabo za Kongo, ingabo za Wazalendo, FDL, ababirigi ndetse n'abandi bafatanyabyaha babo. Yego. Ati ntabwo bashaka kubyubahiriza. Kwirwana ikarangiza ivuga iti tuzagumya twirwaneho guhera 2017 twirwanyeho n'ubu ntabwo tuzemera kwitwa tureba tuzakomeza kurwana ku basivile kandi ntabwo twirwanaho turwanyeho bose bashaka gukomeza kumara ubwoko bw'abanyamurenge b'abatutsi. Ubwo surarerezimye cyangwa urarimanutse ryose uko ryakabaye? Ndarirezimye kuko iyo isomo rya mutana n'ishaha baravuga bati twirwaneho Kamasa Ndakiza welcome coordinateur. Aha, hanyuma Vincent, ibi ni ibimenyetso bigaragaza ko kuri izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa barimo kudeployinga, ariko nubwo wenda twirwaneho itabivuze neza, ahanga hari gutegurwa urugamba. Nyemerera nk'ubu ngubu twinjira muri Uvira, twinjire muri urugamba rukaze. Kubera yuko nyuma yuko abasirikare benshi b'Abarundi baje FDL bazanye ndetse n'ababirigi bazanye n'ibikoresho. Yego. Guverineri Jean-Jacques Purusi wari warahungiye mu mujyi wa Uvira wakorera. Yego. Ndetse n'abadepite n'abacuruzi bakomeye n'abapolisi bakuru n'abasirikare bakuru bamaze guhungira ibeni. Donc bamaze guhambira nabo baragiye. Barahambiriye mu mugoroba kuko amafoto mfite ndetse n'amavideo. Aragaragaza bahungira ibeni bikaba bivugwa yuko bashobora kuba bagiye kujyana n'izi ngabo ziri kuva muri MONUSCO Goma. Bagatwarwa na bukutereza MONUSCO bakajyanwa i Kinshasa. Ariko se we tugaruke kuri aka kantu. Reka tujye mu sesenguzi ho gake wenda nibura nk'iminota 2. Aba bayobozi bahise bagenda mu by'ukuri bakerekeza iriya za Beni, mu gihe n'izi ngabo ziri kuva mu mujyi wa Goma ariyo ziri kwerekera, kandi zari zimaze igihe ziri mu mujyi wa Goma. Aho niturarangara kuvuga ngo bagiye hagiye kuba urugamba rukomeye cyane hano muri umujyi wa Uvira, kandi hari ikintu bagiye gutegura kidasanzwe. Nabyo byavuzwe yuko izi ngabo zishobora kuba zakuwe i Rubero zijyanye na helikopteri za MONUSCO zikajyana i Beni. Yego. Bikaba ari uburyo bwo gutegura kugira ngo bagabe igitero gikomeye, bagabe igitero hano mu bice bya Goma ndetse abandi bagabe ibitero muri Kivu. Noneho wa mugambi w'uko bashaka gusanganyikisha M23 mu mpande zose ube wagerwaho, noneho izi ngabo za Samidia kino zigenda zidashaka nizo zahise zibafasha. Bivuze ngo izi deployment twumvishe muri Sud Kivu birashoboka ko ari kwa gucanganyikisha M23
kugira ngo bwa buryo bwo kugira ngo areko n'igoma hagira igiye kwita gikorwa bibe tubibone muri nibyo barimo kukurabona twirwana ikizo itangazo igaragaza impungenge ifite ni uburyo rero bwo kwerekana ko biteguye urugamba bakavuga ati tugiye kubarasa hano none bagahita barasa n'izindi mpande ni bumwe mu buryo rero bari gukoresha. Hanyuma vise akandi kantu Neva aragira ati abasirikare banje turira bamaze nawe abaye nka wa musirikare wa DRC wa South Africa wari wamaze guhagurwa gwati General Makenga ati uravumariye abasirikare ibi bintu nta kintu bisobanuye. icyo bivuze mu marere menshi ndashimye ati M23 tugimaze abasirikare yego ati mu 1010 najyanye muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru atarabamaze rwose General Makenga ari uyoboye ingabo za AFC M23 twirwaneho yego atarabishara bamaze nk'uko yabitangarije ikinyamakuru cya France 24 ndetse na RFI yego yavuze atarabamaze amaze kwicamo benshi atamaze gufatamo benshi ati kandi n'intwaro nyinshi yarazifashe ati ubundi mu marira adasanzwe yego abo rero kuvuga ati ingabo zanjye ubu ngiye no kuzicyura ati igihe cyose nasabwa na Gisekedi yuko nzicyura nahita nzicyura nazo yaje yego ariko nzanamusaba yuko yagira icyo akora ku Gisekedi yagira icyo akora akama kudufaranga kugira ngo ntunge zino mu nzi ziwe yego ati zino mu nzi ziwe ziri hano rwose kuzitunga birananiye ati zahunze umwanzi nawe ari we 23 ntabwo zahunze ubutegetsi bwe ati nakore mu kigega rero amadolari maze mbashe kuzitunga kuko njye ntabwo ngizishoboye ayo ku rugamba arabuze pe bwatangiye gusaba ayo ku rugamba urumva ari amadolari bamuhaye ntabwo yatungisha impunzi nyine ari kwerekana yuko ashonje nawe kugira ngo abone ayatungisha impunzi kuko iyo bamuhaye urumva yavugaga yuko ari kugira ngo arwane ariko kabimutaye w'amazi akaba ari gutakamba avuga ati barabishe barabamaze uko nge rero kundabona ari nko kuzirukaniza impunzi n'ubundi gutangira kuganyira ukuvuga ngo nta byo kuziha ufite niba utari kugira ngo amahanga byumva agira ikintu atangira kuzana aho mu gihugu. Ni kimwe mu bimenyetso kigaragaza yuko zimunaniye nyine akaba yarazirukana kuko yavuze ati ejo rwose nabonye umugore wa perezida Kisekedi aza kuzisura ati rero urumva akababaro dufite agera tuvuganire baduha amafaranga yo kubatunga ati kuko njye rwose mu kigega nta kintu kirimo byakwiye kuba kirimo ntabwo kuba nkigura imbunda kuko izo twari dufite M23 yarazitwaye yego ati rero niba yumva ino radiyo abyumve aze kudufasha kugira ngo tumenye uko twazibeshaho kuko kubaho kwazo biragoye yego ariko aravuga ibi ngibi mu gihe impunzi z'abanyamulenge zihari zivuga yuko igihe umugore wa perezida Felix Tshisekedi yasuraga izi mpunzi z'abakongomani ziri i Bujumbura yego abanyamulenge bo batashyizwe ku rutonde kugira ngo basurwe n'izindi mpunzi nazo zavuye muri Kongo ngo bashyizwe ku ruhande ntibemerewe ko basurwa nabo kugira ngo bagaragaze ibibazo bafite muri make barabakikiye banyura ku ruhande ariko bikavuga yuko bamwe muri bo bagenda banafungwa bashinjwa kuba batera inkunga M23 cyangwa ngo bayivuga neza nacyo kikaba ari kimwe mu byatumye rero izi mpunzi nazo zidasurwa zidashyirwa ku rutonde kugira ngo Nyakero azigereho ndayishimiye akaba ngo yarabikoze ku bushake ngo agamije kwerekana yuko ngo atari impunzi ahubwo ngo ari abanzi ba Kisekedi nubwo ngo bari mu Burundi ariko ngo bazajya bafunga gake gakeya nk'uko yabitangiye ntabwo byoroshye vise reka tugaruke kuri iyi nkuru ubwo n'ubundi turimo kugenda ducunguza uburyo umwete rwose ku minota twiyemeje kugenda duha abadukurikiye mike cyane amakuru menshi mu gihe gito cyane Isake ngo mu by'ukuri guverineri ngo agize atya aripurira hanze rwose cyangwa se ashyiramo ibamba ashyiramo imiyaga abaturage ba hano muri za Sake muri Sake guverineri wa Nord Kivu Musanga Joseph
ubwo yaza gutangiza igikorwa cyo kubaka umuhanda Sake Masisi ni umuhanda ufite kilometero 56 yabwiye abaturage bo muri aka gace ati muri abaturage bacu muri abana bacu turi abana banyu ati niba hari umuntu wari uri gusoresha muri iyi santere ya Masisi ati niba wari uri gusoresha hano muri Sake ni santere ya Masisi ni santere ya Sake hose hombi ati niba wari uri gusoresha muri santere ya Masisi na Sake atahita bihagarika ati tubahaye amezi 3 mudasora nta musoro n'umwe musora ku bikorwa by'ubucuruzi mukora ndetse n'ibindi byabyaranye inyungu ati kuko mwari mukeneye kugira ngo mutekane kandi mutuze ati kandi nicyo cyatuzanye aha aba turabasura aba bata amezi 3 rwose turayabasoniye yanakomeje avuga ati rwose yaba umuhutu ni umuntu mubi cyangwa akaba mwiza yaba umututsi ni umuntu mubi cyangwa akaba mwiza ati ndabasaba kureka iby'amacakubiri by'irondakoko ati umuhutu nakugirira nabi uzamufate ku giti cye ntuzafate ubwoko umututsi nakugirira nabi uzamufate ku giti cye ntuzafate ubwoko atari icyo mbasaba nuko dukwiye kunga ubumwe tukabana kandi tukubaka igihugu dufatanyije yego nuko urwo urugendo rwa Joseph Musanga bati rwagenze niko rwagenze hanyuma vise turimo turagenda tugana ku musozo izi ndege ngo mbabasirikare rwose ngo bari guhaguruka nubwo mu kanya twe tubigarutseho ariko ntabwo twabigarutseho neza mu buryo burambuye abasirikare bavanwa hano muri Monisco bakajyanwa hara za Beni bari guhaguruka buri kanya rwose rutemikirere za Monisco zirimo kubapakira ejo hari hahagurutse 130 nimugoroba baranahaguruka bakurwa Rugero bajyanwa i Beni yego ubu mu gitondo hahagurutse 210 bavuye mu mujyi wa Goma nabo bajyanwa Rugero bagezwe Rugero helicopter za Monisco zirabakura zibajyana Beni ubwo se bagezeho bahita bakomereza basanze zibategereje se cyangwa ziraza ziza kubatora yego noneho bakura Beni guverinoma niza abatwari bakura Beni ubu ntabwo bari babajyana yego bazabakura Beni babajyana Kinshasa ubu ngubu bose baba 130 bagiye ejo baba 210 bagiye none ubwo bamaze kuba 340 bose baraye i Beni niho bakikambitse ndetse ubu bagiye gukurikiraho ko ejo bazajya gutora n'abandi ndetse n'imiryango yabo yego kurinda babandi bose bagera mu 3,000 bakuwe na kariya gace ka Goma nyine hari Monisco yego bakazakomezanywa bajyanwa Kinshasa ariko ku mafaranga ya leta nk'uko leta ibitangaza ndetse na CICR aba bafite ibyo bagiye gutegura urugamba ni urugamba byo biragaragara niba abejo batara icyo bajyanwa Kinshasa bagategereza ko bagenzi babo nabo banza kubashyikira urumva yuko hari ibintu bategura bikomeye kandi M23 iramutse irangaye bayikubita ishuri gasigara ikora imihanda ariko ntacyo iba ari buze kuyibyaza yego aha vise ubwo rero niba nta yindi nkuru nanjye ngo nta yindi nkuru tugezeho n'izo update zikugezeho nonaha amakuru yari menshi mu burasirazuba bwa Kongo iminota 2 dukomereze muri Karemi aho abasirikare ndetse n'abapolisi bakatiwe ibihano bikomeye abarimo bakatiwe ubwo gupfa ndetse akaba harimo n'abakatiwe urwa burundu yego naho kapiteni Dunia ni umusirikare muri FARDC yakatiwe igifungo cya burundu ngo namba Sinayi nawe akatirwa igihano cyo gupfa ndetse na komiseri muri polisi ndetse Jacques Nyembo akatirwa ubwo gupfa yego abo bakaba bafungiye muri gereza nkuru ya Karemi muri ntara ya Tanganyika wasungwe mu polisi yazize iki yazize kwica abantu nk'uko byatangajwe n'umuyobozi w'urukiko twakomeza Kinshasa Kabila Fayulu ndetse n'abandi banyepolitiki batavuganwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa yego batangaje yuko basaba ingabo z'amahanga ndetse n'abameriseneri bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutaha bakajya iwabo bakababwira mu gihugu yego
na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo nk'uko iyobowe na Sama Rukonde yatangaje ko bamaze kwakira ubusabe bw'ubushinjacyaha bwa gisirikare bwerekeranye n'uko Joseph Kabila Kabange akurwaho ubudahangarwa kugira ngo akurikiranwe. Yego, urabizi yuko baherutse gutangaza ko akurikiranwe ibyaha by'ubugambanyi nyuma y'uko batangaje ko batangiye kumukora iperereza muri 2022 kuko afitanye isano n'ibibera mu burasirazuba bwa Kongo, afitanye umubano mwiza na AFC 23. Bikaba byarakomeye cyane mu gihe batangazaga yuko yageze mu mujyi wa Goma abo M23 igenzura. Yego, ariko bamwe mu ishyaka rye bakabihakana, n'ishyaka rye rigahagarikwa, imitungo igafatirwa, ndetse kugera naho n'ifamu yifatiriwe, inka zikaribwa ndetse izindi zigatwarwa. Yego, ibi nabyo bamwe bakaba babinenga, ariko Sama Rukonde akaba yavuze yuko ubusabe bwakiriye ko bagiye kubusuzuma hakurikijwe itegeko nshinga ndetse n'andi mategeko yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byose rero bikaba biba n'ubundi mu gihe abategetsi batandukanye bavuga bati hagakwiye kubaho ibiganiro hagati y'abatavuga rumwe. Twasoreza ku nkuru y'uburezi. Mu minsi yashize babonye yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwavuze ko amashuri ari mu bice bigenzurwa na AFC 23 afunzwe. Nyuma y'aho batangaza yuko nta bizamini bya leta bizaba muri icyo gice. Ariko guverinoma yemeye yuko amafaranga yose azakoreshwa mu gukora ibizamini kw'abana barangije primaire ndetse na segonderi azishyurwa na guverinoma ya Kinshasa. Yego, bikaba byaturutse ku busabe bw'abaturage bavuga ati turashonje, turagira inyaburyo dutemo kwishyura icyo kiguzi. Bikaba byarumviswe n'umwe mu badepite baserukira intara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse akaba n'userukira Kivu y'Amajyaruguru nawe umwe muri bo. Yego, ariko userukira Kivu y'Amajyaruguru witwa Depite Abdel Bizizane Maheshi yabisabye minisitiri w'intebe yuko yakemera aya mafaranga akazarihwa na leta. Uyu munsi rero akaba yabyemeye, leta igatangaza yuko aya mafaranga yose azarihwa na leta, noneho abana bagakora ibizamini, umubyeyi nta rufaranga na rumwe atanze, bagasoza primaire ndetse na segonderi nta kibazo bahuye nacyo. Akaba yibazwa rero niba AFC 23 izajya gutora ibibazo abana bo muri primaire bakora ndetse no muri segonderi bakora i Kinshasa, cyangwa niba ubutegetsi bwa Kinshasa buzabizana. Iyi nkuru turakomeza kuyikurikirana tumenye uburyo ibizamini bizagera none tubone ndetse na Sud Kivu. urakoze cyane Vincent. Numva nagushimira nanjye urakoze. Alright, naho rero mu makuru ataha cyangwa se mu bindi biganiro byacu biri mu masaha ari imbere.